Menya Byinshi TV show mwatangira mwibwira abadukurikiranye amazina yanyu. Murakoze cyane, nitwa Garasiyani, nkaba ngira izina rimwe. Ise izina rimwe ryaba ari ryo riri ku ndangamuntu? Yes, izina rimwe Garasiyani niryo nkunda, ubundi sindabatizwa. Garasiyani niryo zina mfite ryonyine. Tumenyereye ko akenshi abasore bageze mu kigero nk'icyo murimo mutajya mubira utubyiniriro. Ese yawe nta kabyiniriro bakubyinirira aho ugeze ahangaha? Ibyo bibajije koko ni ukuri, ntabwo byoroshye yuko muri iki gihe ushobora kubona umusore w'urubyiruko udafite akazina k'akabyiniriro. Nanjye ndagafite akazina nzwiho rero, nk'ako bita nickname, nitwa Gratiano. Gratiano rero rikaba ari izina ryakomotse ku ishuri nigagaho, ubwo twigaga ibyo bita swimming cyangwa se koga mu kinyarwanda. Ni umwarimu waje gushima urwego rw'imyogere nayo ndimo ngenda nzamura, aza kumbwira ati urimo uroga neza nka Gratiano. Mubajije ibisobanuro arambwira ati inyuma y'amasomo uzanshake ngusobanurire Gratiano ni muntu ki. Niho rero abanyeshuri bagenzi banjye baje gukura ako kazina, batangira kujya banyita Gratiano. Numva ndagakunze kugeza na n'isaha nkaba nkikagendana, akaba ariko bakunda kunyita. Murakoze. Arakoze cyane Gratiano. Murumva ko izina rifite aho ryaturutse. Utaha mbijeje ko nzamutumira noneho akatwigisha kwiga koga, cyane ko mwumva ko ariho izina ryaje rituruka. Urakoze cyane Gratiano. Twakomeza wibwira abadukurikiye. Murakoze cyane, nitwa Horanimpuhwe Jean d'Amour. Muri make ndumva iryo zina aya mazina bayahagije. Uyu munsi rero muranyihanganira, nazanye gahunda yo kubaza utubyiniriro. Uyatubwiye ko yitwa Gratiano. Ubu wowe yawe nta kabyiniriro ufite kugeza kuri uyu munsi wa none? Akabyiniriro karahari, nitwa Horani. Horani mu buryo bw'ubusobanuro, Horani ni umuntu ugira impuhwe cyane. Mu by'ukuri nanjye ndazigira mu buryo bwa bagenzi banjye se cyangwa mu buryo bwa rusange mu muryango nyarwanda, kuko nshobora gusanga mugenzi wanjye afite ikibazo runaka, mfite uburyo bwo kumufasha nkamufasha. Yaba arwaye se cyangwa yaba yakoze impanuka runaka, cyangwa isi naba mfite ubushobozi bwo kumufasha nkamufasha. Niyo mpamvu izina Horani ni iry'umuntu ugira impuhwe. Horani impuhwe. Murakoze cyane. Ngayo nguko rero abadukurikiye kuri Menya Byinshi TV show, ni aba basore b'intarumikwa turi kumwe. Uyu munsi twabasuye aho baba, bemeye kutuganirira. Hari ikiganiro tugiye kuganiraho bari bukidufashemo cyane. Abenshi muzi icyo bita ibiganiro mpaka. Barambwiye bati hari ikintu tutari kumvikanaho neza, buri umwe afite uko acyumva, ariko namwe mudukurikiye hari uburyo mucyumva. Turaza kubonamo uruhande rumwe ruri bwemeze n'urundi ruri buhakane bitewe n'imyumvire ya buri muntu. Uyu munsi rero niba tutabagoye, mwatwibutsa topic cyangwa se ikiganiro tujye kuganiraho kuri uyu munsi wa none, kugira ngo n'abadukurikiye baze kubasha kwintavinga cyangwa se kwinjira neza mu kiganiro natwe tugiye kujyamo.
urakoze cyane nk'uko umaze kubivuga. Hari ikiganiro dukunda kujyaho impaka na mugenzi wanjye Horani. Icyo kiganiro gifite insanganyamatsiko igira iti mbese mwemera yuko uko umuntu agaragara inyuma, ubwo ndavuga cyane cyane iyo abyibushye atemba itoto, biriya mwemera yuko byaba bigaragaza yuko umuntu aba yaragize ubuzima bwiza, aba yaragwiriye ifaranga, imibereho iba yarabaye myiza? Ku ruhande rwanjye ndiho ndabyemeza neza yuko kugira ngo umuntu ubone abyibushye atemba itoto yuko aba imibereho yaragenze neza, yaragwiriye ifaranga. Umugenzi wanjye nawe araje atubwira uruhande aherereyeho, hanyuma buri umwe araza gutanga impamvu ashingiraho ku ruhande araba aherereyeho. Umugenzi wanjye yabanza akababwira uruhande aherereyeho. urakoze cyane. Horani atari yakomeza, abakurikiye Menya Byinshi TV show, namwe icyo kibazo murakibaza. Ni kenshi mubona umuntu abyibushye muturiya muntu abayeho neza, wabona umuntu ananutse baturiya muntu yarashize ubukene buramwishe, ariko ntekereza ko twese atari ko tubyumva. Ese tutari twagera kuri Horani uruhande aherereyemo, Gratiyano, zaba ari izihe mpamvu ushingiraho uvuga ko umuntu iyo abyibushye cyangwa se afite ubuzima bisobanuye ko abayeho neza, afite amafaranga? Watubwira icyo ushingiraho? Urakoze cyane. Impamvu ya mbere nshingiraho yemeza yuko iyo umuntu abyibushye cyangwa se atemba itoto biba bigaragaza ko yagwiriye ifaranga cyangwa se imibereho imeze neza. Ubundi iryo ngiryo ni ihame ry'ibinyabuzima. Ihame ry'ibinyabuzima rivuga yuko ubundi ikinyabuzima ibyo cyariye bikunda kugaragara inyuma, ku buryo niba ikinyabuzima icyo ari cyo cyose cyarariye neza, cyarabayeho neza, usanga n'ubundi aba yarabyibushye. Gusa ntabwo ibyo ngibyo biza ari 100%, hazamo umwihariko runaka, ariko bene uwo mwihariko ni ukubera Imana iba ishaka kwerekana abantu bigira abahanga bavumbura yuko ibyo bibwira byose biba atari byo. Ariko ubundi ubusanzwe ihame ry'ibinyabuzima rivuga yuko iyo ibyo umuntu yariye, imibereho yagize, ari nako aba agaragara inyuma. Murakoze. Murakoze cyane Gratiyano. Icyo ngicyo cyo urabizi ntabwo tujya tucyumvikanaho, kuko ntabwo kuba umuntu ari munini se cyangwa atemba itoto nk'uko bivuze ari uko ifaranga aba yararigwiriye. Ntabwo aba yararigwiriye, ahubwo hari igihe uba ari ubuzima runaka yabayemo, cyane ko hari igihe uvukira mu muryango urimo amata, urimo imyumbati, ibijumba, ibishyimbo, hanyuma ukarya, ukanywa ayo mata, ugatemba itoto nk'uko bivuze, ariko nta mafaranga ufite mu mufuka. Yewe bikaba ngombwa yuko unasohoka ukajya gushakisha hirya no hino hatandukanye kugira ngo ureke bya faranga uzarigeraho. Ifaranga ukaribura, yewe ukaba no mu mageto ushakisha ariko ntibyemere. Ariko kubera kaga vitamine wafashe mu rugo iwanyu, n'andi bavanga kabaye icwende ntikoga, hanyuma kaga vitamine ukagumya ukakabamo, ukihesha amahoro, ukumva ko nta kibazo. Hanyuma wanasubira n'iwanyu ugasanga na bya bintu byarashize, nabo ubukene bwabagezeho, ariko
ka kantu bavuga ngo ntabwo kajya kabura kakaguma aho hantu nawe ukibera muri ubwo buzima ugakurira mu muryango urimo ako kantu ariko kamara gushira n'uri n'ahandi n'ubundi ukagumya ukakagenderaho ako kantu cyangwa se utanakagenderaho. Hariho n'abandi bantu babayeho bitandukanye, ukagenda ugashakisha hirya no hino cyangwa se ugahindura n'imikorere yawe bikanga, ukagumya ugashakisha ariko ifaranga nturibone, ariko twahurira mu nzira bitewe na ka vitamine natoye mu rugo iwacu ukagira ngo ifaranga ndarifite, ariko urabizi yuko mugenzi wanjye garati hano ibyo bintu byo biriho, ntabwo ifaranga kuba umuntu arifite ari umubyibuho, kuko hari n'abantu benshi twagiye tubana bafite ifaranga, bafite amavatiri, bafite ibintu byinshi cyane, ariko ugasanga ni batoya pe, ni batoya, ugasanga rwose nta kintu bariho, nta mubiri, ntaki, ariko bafite ifaranga. Urakoze cyane, nicyo kintu cyo urabizi ntabwo twacyumvikanaho. Turakomeza utanga ingero nanjye ntanga ingero. Yego urakoze cyane, naguhaye umwanya uhagije kugira ngo wisanzure unsobanurire, gusa ntabwo ndi kwemeranya nawe. Iyo urebye nk'abari abantu wenda usaba bafite aya mavatiri ugasanga aracyananutse, ntabwo aratemba itoto nk'uko bikwiriye, akenshi bene uriya ushobora gusanga bafite ideni ry'iriya vatiri yicayemo, ugasanga ntabwo yari yaryishyura. Ibyo byose ugasanga ni ibibazo biba bimuri ku mutwe bimuhangayikishije, bidashobora gutuma yatuza ngo abe yabyibuha. Hanyuma hari n'ikindi kintu nshaka gutangaho urugero cyatumye n'izi mpaka zizamuka. Uyu mugabo Horandi murimo mubona aha ngaha, mu mwaka wa 2017 twari turi kumwe, ngewe nanganaga gutya, ariko we murabona ukuntu asigaye angana, unakurikije n'inseko yumva uko aseka, aravugira muri baze, ariko ngewe wapi. Rero muri 2017 ubwo twari turi kumwe, namwe durabateza abakurikiye iyi Menya Byinshi TV, muzabishyire muri comment. Muri 2017 twari kumwe, nanganaga gutya, nawe size ye yanganaga gutya. Twaje kwerekeza mu bice bitandukanye by'igihugu tujya gushakisha. Kubw'amahirwe twaje kongera guhura muri uyu mwaka wa 2021, naje gusanga uyu mugabo Horandi asigaye apima ibiro 85, kandi icyo gihe muri 2017 yari apimaga ibiro 63. Nimwumve icyo kinyuranyo cy'ibiro byaje kuzamuka. Mu gihe ngiye icyo gihe napimaga ibiro 58, ubu hakaba hariyongereyeho 2 bikaba ari 60. Reba igituza cye ukuntu kingana, ntabwo ushobora kubasha kugihobera. Izo ni zimwe mu mpamvu zatumye iki kiganiro tukizamura, twabigiyeho impaka, nkamwumvisha buryo kiwe aho yagiye yaje guhura n'ubuzima bwiza, ataba ari umunezero gusa, ahubwo yariye neza. Nahoze mubwira nti buriya ahantu brochette ndetse na byeri umuhogo zimanutsemo icyumweru cya mbere cya kabiri, hakaza kugera ukwezi, amezi 3, n'igituza kirahinduka, n'imvugo irahinduka. Niho rero nahereye mubwira nti uko byagenda kose kuva twatandukana ubuzima bwawe bwaje kugenda neza, mu gihe ngewe ubwanjye butaje kuba bwakunda. Ubwo rero ntabe yadusobanurira kuri uyu mubyibuho wiwe, atuhanuye kuri iri jwi ryaje kuzamuka, wari umunezero. Ntabisobanura, tubwire inzira byaciyemo kuko twatandukanye tungana. Murakoze. No, ntago ari ukubera ko ari ifaranga. Hari icyo bita kwiha amahoro, cyangwa se ukaba muri sosiyete runaka. Hari igihe wenda wabagura umuhinzi, ukagira amahirwe ukabona ahantu ujya gukora mu rugo, bosi wawe mugakorana neza, ukajya wirira bya biryo byo kwa bosi. Ibyo nabikubwiye. Ukajya wirira bya biryo byo kwa bosi, urumva
wamara kwirira bya biryo byo kwa bosi akaguha ako kanyama ukajya ukaryaho, cyangwa ngombwa wenda mwakoranye neza wogeje akavatiri ke neza akaguha ako gafanta, ariko rya faranga rikaba ntaryo umuntu afite. Ifaranga ryo ntaryo. Ifaranga ryo ntaryo. Dushobora guhurira mu nzira ukagira ngo ifaranga ndarifite, ariko rwose mu by'ukuri ifaranga ryo ntaryo. Hari kenshi nk'uko kose ukagenda nyine ugakora ahantu ukabaho neza, ukaryaga ugafiriti utakaryaga, ukanywa ayo mazi meza, winyweraga amazi yo mu gishanga, winywera robine kwa bosi, ukitahira ukigira mu mahoro, ukiha amahoro. Ese wemera ko amahoro umuntu ayiha ukimaraho neza ukumva ko ibintu byose nta kibazo? Uhora reka nguce mu ijambo gatoya umpe uwo mwanya unyemerere. Ndashaka kutemeranwaho nawe aho ngaho. Uragira uti ukihesha amahoro. Uriya ubundi amahoro umuntu ayabuzwa n'ibibazo aba afite. Ibyo byo rwose mu banyarwanda birazwi. Iyo ufite ibibazo amahoro ntayo, sibyo? Rero buriya iyo umbwiye ngo umuntu yihesha amahoro, akagenda akaryama agasinzira akadamarara, ntabwo ibyo bintu bishoboka. Gute buriya amahoro iyo wayabuze haba hari ikibazo ufite kitari cyakemuka. Noneho rero icyo kibazo iyo kitari cyakemuka, ntago wambwira ngo wagenda ukajya mu buriri ugasinzira. Ntago wasinzira kubera yuko aho ukangukiye mu bitotsi, iyo ukangutse cya kibazo kiragaruka. Yewe niyo bukeye cya kibazo n'ubundi kigera gute kikugarukaho, sibyo? Rero iyo umbwiye ngo umuntu yakwihesha amahoro akagenda agasinzira, ibyo bintu ntabwo bishoboka. Ahubwo hari ikintu ngiye nemera aho ngaho, ni ukuvuga ngo abantu babiri uburyo berekanamo amahoro y'umutima yabo kuratandukanye, sibyo? Ubundi uburyo bigaragara inyuma, sibyo? Nibyo biba bitandukanye. Ariko ntago amahoro wayihesha ngo bikunde ikibazo ufite utigeze ubona amafaranga ngo agikemure, sibyo? Urugero, wowe ushobora kugira ikibazo warangiza ukavuga uti ngewe ubwo ngize ikibazo ntago ndi bugende mu muhanda, sibyo? Mugende nerekana yuko nagize ikibazo, nagize gute, sibyo? Ibyo ngibyo ni uburyo ubyerekana hehe inyuma, sibyo? Ariko ku mutima ikibazo cyo ubu gifite. Noneho nanjye nkaba nshobora kuba mfite ikibazo, noneho cya kibazo ngewe nkagenda mvuga ati yewe mwamfashije ko nagize ikibazo iki n'iki cyanze gukemuka, sibyo? Urumva ikintu gishoboka ntago wakwihesha amahoro ikibazo wari ufite kitakemutse. Ahubwo amahoro uyaheshwa nuko wabashije kubona amafaranga, sibyo? Niba ari ideni wari ufite rya banki ukaryishyura, niba ari minerivare y'umwana ukagenda ukayitanga, sibyo? Icyo gihe birakunda. None iyo bidakunze, ikintu dutandukaniraho ni uburyo abantu tubyerekana hehe inyuma abantu babibona, sibyo? Ariko ubundi ubusanzwe ntago wakwihesha amahoro ngo ugende usinzire, ntago ibyo bintu bishoboka. Aho ukangukiye bya bindi bikuza amahoro biragaruka. Niyo mpamvu ingingo yawe wambwira ngo kuba ngo wenda ukorera umubosi ukirira ako kanyama ukagira gute, ari byo bituma ubyibuha ngo ukanihesha amahoro, ntago bishoboka keretse udatekereza. None se Tatiana, reka tubanze tuganire mubaze neza. Wemera yuko gusenga bibaho? Ndabyemera. Wala aho ngaho wavuze neza rero niba ubyemera. Hari igihe rero uvuga uti yewe nubwo iri deni ntarifite, ngiye kugira gute, ngiye gusenga. Ugasenga ukajya mu cyumba ukiherera ugasenga. Wamara gusenga muri wowe uhita wumva yuko Imana muri kumwe, kumva yuko nta kibazo, ugahita wumva ko ugize amahoro muri wowe. Icyo kintu uracyemera se? Aho ngaho ndabyemera kubera yuko buriya amasezerano menshi turayafite, kuko buriya twamaze igihe kirekire dusenga. Twaraye ubutayu bugiye butandukanye, sibyo? Naho urabizi sibyo? Ariko iyo ugiye gusenga ukajya wenda n'urugero kuri ba bantu b'abahanuzi bakaguhesha amahoro, sibyo?
urataha ugasanga umwana bamwirukanye minerivare yabuze sibyo ugasanga umwana bamwirukanye minerivare yabuze sibyo gusa ariko sibyo cyangwa se ugataha ugasanga ntacyo kurya kigize gute gihari urumva ariko buriya abakristo hari akaririmbo keza bagira ngo noneho ngo umubabaro ngo ntacyo ugize gute ngo ubu ngubu nta kintu utwaye ni nta kintu uba utwaye ibyo kurya byabuze oya none se uriya muntu yayiririmbye yibeshye umuntu yihesha amahoro akazana n'umubiri akanabyibuha oya nyine urumva abakristo sibyo ubundi buriya ijambo ry'Imana cyangwa se na Bibiliya muri rusange yaje kugira ngo abantu babashe kujya babasha kubaho bumvikanye sibyo sosiyete cyangwa se abantu baturanye cyangwa se baba ahantu hamwe babashe kubaho bumvikana kubera yuko iyo bakumvishije yuko ubwo ntacyo kurya gihari sibyo ubwo ufite agahinda k'ibibazo runaka ubwo umwana yabuze minerivare bakakumvishaho yuko noneho ngo umubabaro ngo nta kintu utwaye nta kintu uba utwaye ibyo ngibyo ikintu bizakurinda kuba wanyaruka ngo ujye kwiba ikigori cy'umuturanyi cyangwa se igitoki ahubwo ugumane wa mutuzo wo kuvuga ngo kubw'uko ariko wabibwiwe sibyo ukaba wabibwiwe hageretseho yuko ari icyaha ukabwirwa yuko umubabaro nta kintu ugize gute utwaye umukristo ariko uragenda inzara ikakurya amara akizinga sibyo umwana agataka sibyo ewana minerivare umwana ku ishuri bakamwirukana sibyo ariko indirimbo yanyiranziza cyane ngo uko niko ngo umukristo ngo nyawe wese agomba kugira gute kumera ngo kumera ibyo si byo urumva turagarutse gake uri kuvuga ko iyo umuntu ari munini cyangwa se atemba itoto nk'uko wabivuze aba afite ifaranga tugiye kugaruka rwako kandi ese koko uracyabyemeza ntabwo wari wemera njyewe ndacyabyemeza neza ese nta mwana wari wavukira ku babyeyi babyibushye mama wabyibushye papa wabyibushye ndabyemera ese urabyemera none se yavutse ntabwo avuka ari urubebe rwiza rufite amaraso aho ngaho iyo uhageze mbyumva neza kurushaho sasa buriya hari ibintu bita genetike sibyo cyangwa se genetike mu kinyarwanda ni uburyo umubyeyi w'umupapa n'uw'umwana nako n'uw'umumama bahereza icyo bita utunyangingo sibyo tukazava ku mubyeyi w'umupapa ari 50% no ku mubyeyi w'umumama ari 50% tukazagenda tugahurira ku mwana umwana akazavuka afite amaraso ya twa tunyangingo tw'ababyeyi bombi noneho rero utwo tunyangingo iyo umwana tuvukanye nibyo koko sibyo umwana avuka ari umubebe mwiza anabyibushye ariko hagati aho ndaza kukubwira iyo umwana atigeze abasha kubona iyo umubyeyi wari utwise umwana atigeze abasha kubona ibyibanze mu minsi 1000 ibyibanze mu minsi 1000 igihe aba yari atwite umwana sibyo umwana usanga yavukanye ibiro 2 ibiro 3 sibyo buriya nazo ni ingaruka z'imibereho bitaragenze neza niyo umubyeyi baba bari bafite amaraso yo kubyibuha noneho umwana kubera umubyeyi wari umutwite atigeze abasha kubona ibyibanze mu minsi 1000 igihe yari atwite umwana gasaba umwana avutse apima ibiro 2 kandi umwana yakavutse apima ibiro byibura 3 n'igice buriya nibyo biba byemewe neza noneho yavutse apima nka 4 biba ari byiza ari akarusho noneho ngaho umwana ashobora kuvuka bya biro anabipima 3 byemewe sibyo cyangwa se na 4 umwana akaza sibyo akonka neza sibyo akonka neza muri amezi ya 6 ukabona uko ni umubebe mwiza sibyo ariko umwana yatangira gukura sibyo ageze mu mwaka umwe imyaka 2 aho amashereka atakiyabona aho nido yabuze sibyo hatarubashe kubona nido batarubashe kumukamishiriza kubera cya kibazo cy'intuza cy'ubukene ugasanga wa mwana atangiye kugenda ananuka shiramo sibyo ugasanga ibiro biragiye biragabanutse hehe burundu noneho ibyo ngibyo ushaka kuza ugasanga ni ikinyuranye sibyo
aba ababyeyi twe dutekereza yuko badafite amaraso yo kubyibuha, babyaye umwana abyawe afite ibiro 2.5 cyangwa se 2, sibyo? Noneho bo bafite kuzajya bamubonera nido, inshyushyu, sibyo? Byose bikenerwa, imbuto, umwana nyine ubona buri kimwe cyose. Noneho ukazasanga wa mwana we akoze ikinyuranye, ahubwo yavutse afite ibiro bikeya, none hazamutse ari umubebe ubyibushye umeze neza ushimishije, sibyo? Aho ngaho rero ikintu ashatse kukubwira ni ukuvuga ngo wa mwana yamutse avutse ku babyeyi bafite amaraso, sibyo? Neza yo kubyibuha, ariko mu gukura kwiwe agahura n'ibibazo, sibyo? Akabura ibimufasha byose byiza kugira ngo akure neza. Wa mwana n'ubundi ntabwo abyibuha, sibyo? Icyo cyo ni ikintu twagenzuye igihe kirekire. Ubwo bivuze ngo niba umwana anavutse niyo byagenda bite, ubwo agakurira muri ubwo buzima, biba ngombwa yuko atabonye inshyushyu atagiye buke ananuka. Ariko se ubona babangana n'uwavutse ahantu mu muryango unanutse? Ni ukuvuga ngo, sibyo, uwavutse mu muryango unanutse, sibyo, iwe aba yaravukanye ibiro bikeya, sibyo, akavuka ubona atari umubebe ushimishije. Ariko iyo babana bageze nko mu myaka 10, sibyo, niho hantu ushobora guhita ubibonera, sibyo, ukabona umwana waje kuyobokwa n'iki, n'inshyushyu cyangwa se na nido, cyangwa se wabashije kubona imbuto zose zigezweho, urumva? Ukabona ahantu ahise atandukanira na wa wundi wavutse ku maraso y'umuntu ubyibushye, sibyo? Cyangwa se uvuga ati bano babyeyi bafite amaraso yo kubyibuha. Abo bana uhita batandukanya ako kanya, sibyo? Nawe uhita ubonera yuko umuntu ashobora kuvuka ameze neza, yego nibyo koko niko Imana ibishatse yuko avuke, sibyo? Ariko yagera ku buzima bwo kuri iyi si kubera yuko atabonye ibyari bikenewe byose byiza, sibyo? Ugasanga ubuzima kuze bugenda buba bubi, agenda agira gute, ananuka, sibyo? Horani ndagira rwose unyumve, erega buno n'abadukurikiye baraza kuduha ibitekerezo muri comment, sibyo? Ibi nabyo tuzasubira dusubire icano, sibyo? Turebe ibitekerezo batanze, turebe niba icyo byavugaga aho baganishaga, sibyo? Ngaye nguko rero abakurikiranye Menya Byinshi TV show, ikiganiro mpaka kigeza haryoshye. Sinzi nimba uri kwibaza nkanjye abari muri studio bari kundeba ndananutse, ndibaza ubwo ngubwo nimba ari ukubera ko mbayeho mu buzima bubi, cyangwa se wenda koko najya mu ruhande rwa Horani uvuga ko kubyibuha ari amaraso. We wakibaza ngo ese kuri uyu munsi wa none, kuri iyi saha ndi kuri ruhande, ese Gratiano ari mu nzira nyayo? Ese Horani ari mu nzira nyayo? Gusa nkurikije uko ndi kubona ikiganiro mpaka, Horani ndimo ndabona barimo bagutera ingingo. Ingingo yo turakomeza ndago. Ariko reka nguhe umwanya ukomeze byibuze ushyireho ingingo nk'ebyiri zitwemeza ko koko umuntu kubyibuha ukwasa ari amaraso y'umuntu, atari amafaranga, atari ubuzima bayimo. Murakoze cyane. Kubyibuha k'umuntu ntago ari ifaranga, kuko mbizi neza Gratiano yumubona ifaranga araryikoreye, aranarindusha rwose, ari mu bantu nubaha. Nuko haba yijijisha ababurana n'ubundi ibyazi, ifaranga ryaranarindusha, njya nanarimuguza akarimpa rwose. Ariko ibyo kuvuga ko umuntu yabyibushye afite ifaranga, ntaryo ni amaraso y'umuntu umuntu aba aravukanye akavukira mu babyeyi bayafite, ugasanga umuntu apuriye muri ubwo buzima. Ubwo rero kumbwira ko umuntu abyibushye ari ukubera ifaranga, icyo ngicyo ni ikintu cya mbere maze nkukubwira daboro yuko wowe ndabizi ko ifaranga uryikoreye. Bahora n'iki Horani ko ubwo umubisi ishoka. Buriya rero reka nkubwire Horani, ifaranga nindibona nawe uzabimenya. Buriya nshobora kuba ku mafaranga mba nkuguriza, ushobora gusanga aba ari akadeni mba narafashe ahantu. Ese koko urabyemera ko uyanguriza?
ndabyemera. aha uze neza cyane. Ndabyemera ariko buriya aho havuze neza, uraseka, aho havuze neza, uraseka, aho turabyumvikanaho. umva biriya bibaho pe, ariko akenshi usanga umuntu ashobora kuguriza amafaranga ariko ari nk'ideni aba yaratse ahantu, sibyo? Ibyo nabyo bibaho. Hanyuma ukaba wamuguza nk'ibihumbi 5 akaba yabiguha, noneho ukaba ushobora kuba wabyubakiraho ukavuga uti umuntu arakize, sibyo? Ati ameze neza. Ariko buriya reka nkubwira, nahoze kare nkubwira ngo byeri, sibyo? Na brochette nibimanuka muri uyu muhogo bikamanukamo umunsi wa mbere, icyumweru cya mbere, ukwezi kugashira, amezi akaba 5, sibyo? Ndakubwiza ukuri uzaba ubibona. Nzagenda ngane nawe, sibyo? Nzabyibuha, sibyo? Nzaseka nkawe. N'abantu n'abadukurikiye barabibona, baraza kutwumva yuko nta nubwo ni kwa kwiha amahoro mba nifite mu mutima wanjye, nkavuga ni Imana ushimwe ko waramaye amahoro. Ugira ngo zari iki? Ariko se uravugisha ukuri ko kurandira ugasanga koko iryo faranga koko rwose urakoze cyane, wavuze ko ari uri muki se wowe rikugaragaraho ukaba utari wabingagara kandi wari uri nguriza. Buriya rero horane buriya abantu iyo babanye ari inshuti, sibyo? Yaho ndakumva neza. Umuntu mukemurira serivisi kubera yuko agize gute ayikwatse. Buriya hari igihe mba mvuga nti ubwo ndi kumwe n'umuntu w'ingagari, sibyo? Sibyo? Ubwo ndi kumwe n'umuntu w'ingagari wari gwije, sibyo? Wasa ari kunguza amafaranga 1000, sibyo? Cyangwa 2 agira ngo arebe niba koko bwa bucuti bwanjye nawe bugihari, sibyo? Ajya arebe niba bugihari kugira ngo ejo bundi uzajya kubona ubona nyeguriye nk'akadepare ati yewe, ati nagira ngo ndebe yuko kiri umuntu nka wa undi wa kera, ati ngaho kiragerageza, sibyo? Hariya njemba ndimo burantega umutego ngo ndebe, kuko ndabizi ko ryo ntabwo burana ubwo nkuguriza nabara yuko ndi kurusha. Bishoboka bite? Ndarishi buriya ufite uburyo ki ushaka kuzabyerekanamo, sibyo? Ariko ukabyo banza urebe se nene naratandukanye n'umuntu, ese aho yagiye ntabwo yaba yarahindutse. Noneho nuzabona wenda hari iki kigenda nkiri muzima tugihuza nibwo ushaka kuzavuga utewa ati burya nakwakaga igihumbi ngira ngo ndebe yuko utari nyakwipfira cyangwa utari nyakwigendera, sibyo? Ngaho gira ubu ngubu wenda niba hari n'agaperimi ufite ngiye kugura imodoka hariya ubu utwara tujye tugira ka business dukora. Icyo kintu cyo ntabwo tuzacyumvikanaho yuko ko umuntu asa nkaho afite umubiri agaragaza nk'uko kuvuga, kandi mu by'ukuri njye mba ndabona nta n'impinduka, ariko akundi twabanaga cyagihe muri 2017 n'ubundi n'umunani gutyo turebana ku matelefone n'iki ku mavideo. Ubundi urabona ko nta mpinduka, gusa we niwe ubibona. Nta muntu wari wambwira ko ari impinduka yigeze iba. Horani rwose ubundi burya impaka hari igihe bitajya byoroha yuko zirangira, ariko buriya abantu habaho ubwo biba ngombwa yuko hitabazwa abo twita ni abajaji cyangwa se abacamanza, bakaza kureba ingingo umuntu yatanze, noneho bakazagenda bahuza bati umuntu yatanze ingingo iyi n'iyi yarumvikanaga, sibyo? Naho ubundi ingingo nagiye ntanga zose zagufata, sibyo? Zakerekana yuko ifaranga warigwiriye kandi ari n'ihame ry'ubuzima n'ubundi. Ni nka kwa kundi twarebaga Miss Rwanda tukagenda tubonamo abakobwa beza, turiya abanza ari buze gutsinda, turiya abajaji rero babikimwe niwabona. Reka zo tuzarebe uriya abakurikiye iyi TV Menya Byinshi, sibyo? Ndetse tunabibutsa abavandimwe ni mukore subscribe, mukore share, like ndetse na comment, ndetse numara gukora subscribe mudufashe rwose, mugende murebe ahantu hari akazogera mukandeho, nimumara gukandaho ureba hari akazogera k'umukara nako ugakandeho. Ibyo ngibyo ikintu bizagufasha ni ukugira ngo nihajyana ibindi biganiro bizajya bitambuka kuri iyi bicano yamenya byinshi bijye bibasha kukugeraho tutangire bikurikirane. Ubundi muri comment
abasore bacu kutuganiriza, ndatekereza ikiganiro cyari kiryoshye, cyari kimeze neza, mudufashe rwose hariya muri komenti mutwandikiremo, ese uruhande rwatsinze ni uruhe, ese ni ikihe kiganiro mwifuza ko ubutaha twazabaganirira. Turabakunda cyane rero, menya byinshi TV nakagaruka, mwebwe mujye mutwereka ko muturi hafi, mukomeze mudushyigikire. Mwari kumwe nanjye Teta Ingabire Alice, ciao ciao. Twongeye kubasuhuza inshuti bavandimwe ba Menya Byinshi TV show, aho muherereye hose, abadukurikira bari mu Rwanda, abadukurikira bari hanze, mwese turabasuhuje. Dukomeje kubashimira uburyo mukomeje kudukurikirana, uburyo mukomeje kudushyigikira, mukora subscribe, comment, like na share, byose turabibona kandi tubahoza ku mutima. Uyu munsi rero ibiganiro byacu nakagaruka, ni bya biganiro by'ubwenge, babatumirwa beza tubazanira. Uyu munsi muri studio za Menya Byinshi TV show tubafitiye umutumirwa, muramubona araza kubibwira. Icyo mbasaba, mugumishe urushinge kuri Menya Byinshi TV show, mukurikire. Turabakiriye muri studio za Menya Byinshi TV show, mwatangira mwibwira. Murakoze cyane. Abadukurikiye amazina yanyu, aho muherereye. Murakoze cyane. Ndatangira mbabwira amazina yanjye, ariko muranyihanganira, nkunda kugira utubyiniriro twinshi. Ubu nzi ku kazi banzi ku izina rya Dani, ariko muri kaminuza nk'abantu twiganye nzi ku izina rya Dada. Ariko mu bisanzwe mu rugo ho muri karitsiye bazi ko amazina yanjye ari Tante, ubwo nkaba ndi tante w'abantu bose. Niryo zina nzwiho muri karitsiye no muri famiye, ariko ubusanzwe amazina ari ku irangamuntu y'ababyeyi nitwa Mukandayisenga Dansire. Arakoze cyane Dada, Dani, yewe na Tante. Ubwo nanjye ni Tante wanjye, nanjye bamutumiye muri studio za Menya Byinshi TV show, ubwo ni Tante wanjye. Tante, Karame. uranyemerera nze gukoresha izina ndi bwumve nishimiye. Numvishemo Tante, nanjye mpita nibuka ko mfite abatante benshi. Uraza kunyemerera iryo ndajya mvuga uzajya witaba. Nta kibazo. Tante, Karame. mu buzima busanzwe mukunda iki? Njye mu buzima busanzwe nkunda umuziki. Nanjye nisanze numva nkukunda cyane cyane kuwumva. Niba bigendana cyane nuko nakoze no mu kazi k'itangazamakuru, ariko itangazamakuru rivuga atari iryandika, nanjye nisanga nkunda umuziki. Bivuze ngo ukunda kubyina traditionnel, dance moderne, iki muri ibyo? Navuga ko byose mbikunda, ariko ikidomina kurusha ibindi ni traditionnel. Aha. Nkunda karahanyuze rwose, iyo nzumva mba numva umutima wanjye nguwe neza. Izi ndirimbo z'abahanzi nyarwanda numva zimereye neza, nzumva neza mu matwi yanjye, nkumva ndanezerewe, ibyishimo bikiyongera. Abadukurikiye rero ndaza kumusaba araza no kuturirimbira, niba na ngombwa araza kutubyinira umwanya n'ubu ugihari. Ntimuve ku murongo. Dansire, ngira ngo niko watubwiye witwa, amazina yawe y'ababyeyi. Mu buzima busanzwe wakuze uri mu ntoki, niki uzwiho kuva uri umwana kugera aho ungana ubu ngubu? Iki kibazo urakoze cyane, kiri bungore kugisubiza, ariko ndagerageza kukigusubiza uko bajya bambwira. Njyewe Mukandayisenga Dansire, uzi kuri ayo mazina menshi, ikintu nakuze bamvugaho, nubwo njye mba numva bambeshyera, bavuga ko mvuga make cyane. Baravuga ngo mvuga makeya,
ariko njyewe mba mbona nsabana, mba mbona nsakuza nasahinze, ariko abantu benshi bavuga ko mvuga make, nicyo kintu nzwiho. ubwo wakuze uri umwana witonda uvuga makeya, muri make ni ibyo ngibyo. Niko bambwira. abari kuri kamera namwe ngira ngo wenda murabibona nubwo ari shapu, ariko biragaragara ko byo avuga makeya. Ndamutse ntamubajije murabona ko atansubiza. Ndagusubiza baba bambeshyera, ntabwo ariko bimeze. Ariko hari ikibazo kimwe abadukurikiye bari kwibaza, ese tante turi kumwe aha cyangwa Dani turi kumwe aha ngaha ni umukobwa ni umumama? Kuko kuri kamera hari abantu benshi baba tureba ariko bibaza ngo ngewe hariya ndahita mbaza izina, abandi bagaca muri komenti uduhiye nimero watubwira. Niba mufite amatsiko nk'ayange reka mbabarize kuko ninjye mba nabagereyeyo. Jewe mureba aha ngaha ndi umubyeyi rwose unakuze w'abana babiri. Umwana wanjye mukuru afite imyaka 6, umukurikira akagira umwaka n'igice. Ntabwo njye rero nkiri umukobwa, icyo cyo kiraba kivuyeho. Abadukurikiye rero ubwo abari babibonye nkanjye, ngewe nari mbizi ariko nari ndimo mbabariza. Ndabizi neza ko mwabonaga ko ari umukobwa benshi, ariko ubwo amerwa asubire hehe? Asubire mu isaho. Ngo dusubize amwerwe mu isaho. Dani, twakomeza. Mu buzima busanzwe ukora iki? Murakoze cyane, icyo ni ikibazo cyiza rwose. Ngewe mureba aha ngaha kuri televiziyo yamenye Byinshi TV. Mu buzima busanzwe ndi umwarimu, ndi umurezi unabikunda, ubimazemo igihe kinini cyane. Wow, mwarimu undi dukesha twese kuba tugeze aha ngaha. Cyane rwose. Kuba mwarimu wumva biguteye ishema cyangwa nawe ubifata nka bamwe tujya tubona ukumva ni mwarimu ariko akumva ntibimushimishije, ukumva hari ibindi yifuza kugeraho? Mwebwe akazi kanyu mugafata gute? Icyo ni ikibazo cyane kijya kinambabaza kuri bamwe njya numva, ariko natangira nkubwira ko akazi k'ubwarimu si kabi. Ni keza, ni akazi gateye ishema, ni akazi uhuriramo n'abana bakagukunda. Iyo ubakunda nawe, iyo ukunda uwo mwuga, nta n'akandi kazi wakora. Ni akazi keza cyane pe. Ariko hari benshi batagakunda bakavuga ngo ntacyo bageraho ariko ni akazi keza. Njye ntewe ishema nako, mba numva nagakora n'ubuzima bwanjye bwose rwose nta kibazo, kuko nagiye mbona umusaruro kubona abana wareze ari bakuru, bari mu myanya itandukanye, bari mu buzima bwiza. Umwe akaza akakubwira ati ndafande, undi akakubwira ati nkora muri biri iyi n'iyi, nkora muri minisiteri iyi n'iyi, nanjye ndubatse mfite abana n'aba, nkora aha n'aha. Nk'umwarimu nkanjye wabigishije, mba numva ntewe ishema no kumva icyo ngicyo. Wow. Natwe tujya twishimira kuba twahura n'abarimu batwigishije. Mwanahura mwarimu ahora ni mwarimu, ukabona niba baramurenze iyo muhuye muravuga ati turi aho mwari. Ibyo bintu rero ni byiza, ariko se hari ikibazo abantu benshi bibaza. Biri amahire ko waje hano uratwemera tukubaze buri kibazo cyose twifuza ku bigendanye n'akazi kawe. Nta kibazo. Ese koko umwarimu ntagakira? Koko ntashobora gutera imbere nk'uko tuba tugenda tubyumva mu matwi ni ibintu tugenda twumva mu buzima busanzwe. Ariko se turagira ngo umare amatsiko abadukurikiye bumva, abifuzaga kuba ba mwarimu, abifuza kujya kwiga kaminuza bakiga uburezi. Ese koko mwarimu nta terambere? Urakoze cyane bakunze bamenya Byinshi TV. Abarimu barakira. Umwuga w'ubwarimu ni umwuga mwiza, uhemba nk'indi myuga yose. Umuntu w'umwarimu ashobora gukira. Burya gukira ni mu mutwe. Umuntu wese ufite mu mutwe gukira biba byoroshye. Mwarimu arakira ko hari benshi nzi bakize b'abarimu, bafite n'amamodoka ari abarimu.
njya gukosora ibizamini bya leta nkahurira n'abarimu benshi baje bitwaye mu mamodoka yabo, ari abarimu yabo biguriye, yego basaba igihe bitewe n'uko umushahara batari hejuru cyane, ariko ntabwo umushahara mwarimu ari buri munsi w'iy'abandi, ahubwo byose biterwa n'uko management y'umuntu imeze. Ariko umwarimu arakira, umwarimu agera ku iterambere nk'iry'abandi, gusa wenda ahura n'imbogamizi zimwe na zimwe, nk'abantu baba bakorera kure, akodesha, atari hafi y'urugo, ugasanga wenda y'amafaranga ashirira nko mu rugendo, ibyo bikaba bishobora kubona iterambere rye atinda kurigeraho, bakavuga ngo nuko ari mwarimu, ariko mwarimu iyo yabonye facilities zose zishoboka, hariho sako mwarimu iduteza imbere, ukagenda ukaka inguzanyo, ibintu bikemera, umushahara mwarimu ushaka kuguteza imbere rwose. Ni nk'iyindi, ntihakagire n'unabasuzugura ngo abahimba amazina, ngo ni bagakweto, ngo ni ibiki. Amafaranga afite ahembwa yaguramo inkweto nk'izo executive yagura, nk'izo runaka yagura. Turabaza abarimu benshi bubatse inzu nk'iz'abandi bakozi batandukanye, nanjye ndimo. kandi nguko rero ubwo abari bafite ingingimira ku mwuga w'ubwarimu, nyamuneka uyu nguyu ababera urugero, kandi koko ngira ngo murabona ko akeye, atababwiye ko ari mwarimu ntimwapfa kumenya icyo akora, ariko byibuze murabona ko uyu ari urugero. Ni izihe ngorane mujya muhura nazo nk'iyo muri kwigisha, muri mu ishuri, muri kwigisha abana batandukanye bahuje imico, badahuje imico? Ni izihe ngorane mujya muhura nazo? Murakoze cyane. Ingorane za mbere duhura nazo mu burezi, kuko ngiye ubwo nkora mu burezi bw'ibanze bw'imyaka 12. Ingorane za mbere duhura nazo ni abana bamwe baba baje kwiga ariko babasunika batabishaka. Iyo ni ingorane ya mbere, bisaba kubanza ukabimwumvisha, ukabimukundisha, ndetse ukamwereka n'icyo bizamugezaho naramuka yize. Bigusaba rero kumuha amasomo menshi, atari aya ngaya ari muri karikiramu twigishamo, ahubwo yayandi yo mu buzima busanzwe, ukamwereka inyungu azabigiramo, ukabimukundisha, wagira amahirwe akabyumva, noneho mukabona mukagendana na karikiramu ya leta. Indi mbogamizi duhura nayo muri buno burezi bw'imyaka 12 ni ibibazo abana ubwabo bifitiye. Urajya kwigisha umwana ugasanga yaraye atariye, arashonje, ari burye saa 6 saa 7 ku ishuri, uwo mwana kugukurikira biragoranye cyane. Indi mbogamizi duhura nayo ubwo nubwo bukene bw'abana, abana baba baturuka muri famiye zikennye cyane, famiye zifite ibibazo, zitabaho umwanya ngo babashe bige basubiramo amasomo nk'abandi ngo babashe gutsinda uko bikwiriye, iyo ikatubera imbogamizi. Indi mbogamizi ikomeye nkanjye bimazemo igihe nabonye, ni ikibazo cy'uko abana bamwe bararangiza ariko wenda akaba ntabonye amanota atuma akomeza, kubera bya bibazo yigiyemo, environnement yari arimo, gutaha ntakore etide kubera kujya kwahirira inka, kubera kujya kuvoma, kubera urugendo yakoze ajya mu rugo iwabo ari kure, ibyo byose ntibibashe gutuma akora etide ngo azabashe gutsinda nk'abandi. Icya kabiri, ibyo byigazatuma atabasha kubona buruse ngo akomeze muri kaminuza nk'abandi, bigamutura amanota wenda akenda gutsinda ariko ntatsinde neza. Yamara kugera hanze wa mwana akitwa umushomeri nk'uko tubizi hano hanze. Abandi bakomeje kaminuza, babashije kwiga muri boarding, abo ngabo naho hakavamo bakeya neza babashije kubona izindi facilities, noneho yajya hanze ntabashe kubona akazi. Umukurikiye nawe yabona mukuru we nta kazi afite, ntari kwiga kaminuza nk'abandi, bikamutera kuraje nkeya. Iyo niyo mbogamizi nabonye, ariko ubundi rwose ibintu byagendaga neza. Uburezi bw'imyaka 12 ni bwiza, bwatumye abana basobanuka, turahura, bamwe bakajya mu kimotari, abandi bakabona akazi ya makampani atandukanye, ariko ukabona ko ari umwana usobanutse wize. Hari n'abajya kaminuza nabo tugahura bati mwarimu warakoze, mwagize gutara, bajye badushimira rwose, akanaguhamagara ati ngende muri ibi, ariko ibibazo biri muri ubwo burezi ni ibyo. Urakoze cyane. Nimba atari ibanga, umwuga w'ubwarimu umazemo igihe kingana iki? Ese ni iki wawigiyemo? Umwuga w'ubwarimu umazemo igihe kinini, abadukurikiye bari butangare.
maze imyaka uyu ni uwa 13. Imyaka 13 nigisha, biri bubatangaze benshi, ariko hari byinshi nigiyemo. Bambaza uti ni ibihe? Ikintu cya mbere nigiye muri uyu mwuga ni ukwihangana. Ikintu cya mbere nigiye muri uyu mwuga ni ukwihangana. Ntabwo ushaka kwigisha abana ngo mugendane neza ubigishe bumve hatabayemo ikintu cyitwa kwihangana. Kuko nk'uko watangiye ubivuga, bafite imico itandukanye. Hari n'uwaje atabishaka ari uko we bamusunitse. Abo bose ushaka kubihanganira ukagendana nabo. Iyo ubashije kugira kwihangana gukomeye nibwo ubasha kubigisha n'isomo ryawe bakarikunda ndetse bakanaritsinda. Urakoze cyane. Kabisa urimo uragenda uhumuriza abantu benshi bibazaga ese mwarimu ni muntu ki, mwarimu abayeho ate, ese naba mwarimu, ese ibibazo byinshi cyane, ariko uri kugenda ubasubiza. Vraiment nzi ko abantu badukurikiye muri bunyandikire muri komenti mumpereza ibitekerezo byinshi munambwira ko mwanyuzwe. Tante, ni irihe tandukaniro ry'umwuga w'ubwarimu n'indi mirimo yindi itandukanye? Ubona ari irihe tandukaniro riri hagati ya mwarimu n'undi mukozi wundi utari mwarimu? Reka ariko tuvuga. Urakoze cyane. Itandukaniro riri hagati y'umwuga w'ubwarimu n'indi myuga ni uko ubwarimu ni kugira ngo ube mwarimu ni impano. Mbere na mbere birabanza bikaba impano. Iyo ufite impano rero yo kuba mwarimu ntabwo ari nk'ibindi. Kwigisha kugira ngo wigishe abana bumve nawe ubikunde bisaba kuba bikurimo, bisaba kuba ari impano wifitemo, ni talent. Icyo ni kimwe. Ahandi bitandukanira, buriya duhura n'abantu benshi kuruta abandi bantu bahura nabo muri serivisi. Mura n'umwana wavuye ibunaka, urakara, utarakara, wishima, uvuga n'utavuga, abo bose nkabasha kubahuriza hamwe kandi nkabajyana hamwe kugira ngo mbageze ku cyo bagomba kugeraho. Naho hantu bitandukanye. Duhura n'abantu benshi batandukanye bavuye mu miryango myinshi itandukanye, mu ngeri zitandukanye. Nk'ubu ngubu turi kwigisha, hari abaza ari abagore, hari abaza ari abapapa, hari abana mu turere dutandukanye, bose ugahura nabo ukabasha kubamanaginga. Urumva rero ko dutandukanye n'abandi bantu. Urakoze cyane. Danseri, Karame, ni iki cyakubabaje mu gihe umaze muri uyu mwuga mu myaka 13? Ni ikihe kintu wenda kimwe cyonyine cyaba cyarakubabaje muri uyu mwuga? Ikibazo gikomeye cyane umbajije, ariko ndakivuga ko cyarambabaje. Hari serivisi imwe nigeze naka ku karere igendanye n'uburezi kandi numva mbikwiye, ariko bansubiza inyuma barambwira ngo simbyemerewe, ngo ibiki n'ibiki, ngo kariyeri, ngo ibyo nize. Numva birambabaje nkurikije igihe nabimazemo, nkurikije ko nabyize nkanabyigira. Numva birambabaje, ntabwo icyo kintu kigeze kinshimisha habe na gatoya, ariko nticyambujije gukomeza gukunda umwuga wanjye. Birumvikana. Hanyuma rero ni iki cyagushimishije muri uyu mwuga mu gihe cy'imyaka 13 umaze wigisha abana b'u Rwanda? Ni iki ndatekereza ari ibintu byinshi byagushimishije, kuko niyo wigishije umwana agatsinda urishima, ariko se ni iki cy'umwihariko cyaba cyarakunejeje udashobora kwibagirwa muri iyi myaka 13 umaze uri mwarimu? Ubivuze wenda wagira ngo ni ukubeshya. Ntabwo icyanejeje cyane wenda ari amafaranga uko bagenda batwongeza, ntabwo aricyo cyanejeje. Ahubwo ikintu kinezeza cyane kandi kintera ishema ni telefone z'abanyeshuri batandukanye na chat njya nkunda kurisova bambwira ngo mwarimu warakoze. Wow, mwarimu warakoze. Hirya no hino nkumva ngo wowe tugeranije na runaka, numva binshimishije cyane. Bivuze ngo wubatse izina. Numva ndi proud iyo umwana mpamagaye ati merci teacher, numva nabasura, numva nagira gute kubera impamvu ABCD. Wow, numva ndi proud, nicyo kintu kinshimisha. urumva ko binejeje cyane.
hanyuma rero ni iyihe ntumbero ufite mu gihe ubaye ukiri mwarimu, mu gihe usigaje ntabwo tukizi kuko na poromosiyo zigenda ziboneka, ariko se mu gihe ukiri mwarimu wumva ari iyihe ntumbero ufite? murakoze cyane. Intumbero numva mfite ni ugushyira imbaraga mu byo nakoraga noneho bikarushaho kugenda neza. Icyo nicyo numva, niyo ntumbero mfite, nifashishije ikoranabuhanga, nkajya ku ma website ya REB, nkajya muri website zitandukanye, ahantu hose hashobora kuva dokima zamfasha, kandi nkafasha n'abana no kumenya ikoranabuhanga, kuko mbona muri iyi si turimo ikoranabuhanga ni ryo rya mbere. Hamwe n'ibyo byose rero nabasha kubikora neza, nkabasha gufasha abanyeshuri noneho bagatsinda kurushaho kurusha ku rugero bari bariho. Numva ariyo ntumbero mfite, ndetse n'uko ubushobozi bwazagenda buboneka nkiga masters ya education. Wow, urumva ko ufite intumbero nziza cyane, ku buryo nazigisha wenda na kaminuza, ko mba numva bitagombye kugarukira ahangaha. Wenda birashobora ko bazadushyiriraho na kaminuza ikurikira 12 basic years education, bagashyiraho wenda na AE yayo, kugira ngo abo bana rero gukomeza bajya hanze babura icyo bakora. Numva rero mfite intumbero yo kwiga na masters, kugira ngo iyo kaminuza niramuka ije, nanjye ne kuzabura amahirwe nzakomeze njye kwigisha abana, bakomeze abana b'u Rwanda bagire ubumenyi buhagije. Urakoze cyane Dani. Hanyuma ikindi kibazo, ni icyo ubona gisigaye kunozwa muri uyu mwuga w'ubwarimu? Ubwo ni nk'icyo wifuza ubona kitagenda neza, kuko iyo turi ahangaha kuri iyi televiziyo tuba dukurikiwe n'abantu benshi, abo muhuje ibibazo, abo muhuje intumbero, abanyuzwe nkawe, ariko se ubona ari iki gisigaye kunozwa? Njyewe mbona leta y'u Rwanda nta kitakoze pe, nta kitakoze, ariko ntihabura kugira ibindi bintu umuntu yifuza ko byabaho kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Ibyo rero harimo ibihe, harimo ko mwarimu yakagombye koroherezwa urugendo, kuko nabonye ni imwe mu mbogamizi ituma akazi kadakorwa neza. Umwarimu wateza aturuka runaka, iyo imvura iguye biba ikibazo, ariko aba ari hafi mu nkengero z'ikigo, hafi aho n'imvura yagwa gute abana bagira gute bakwiga. Mbona rero mwarimu yoroherejwe ikibazo kijyana n'urugendo, aho bishoboka abarimu bagakorera hafi y'ibigo byabo, mbona ari ikindi kintu cyatanga umusaruro. Ikindi kintu rero nakwifuza mpuye n'umuntu ubishoboye cyangwa wabibonera ubushobozi, nasaba ko hari izindi kaminuza zakongerwaho za leta, nk'uko badushyiriyeho 9 years na 12 years basic education, zigafasha abana bamwe batari babonye ubushobozi bwo kujya muri za boarding. Aba bana barangiza muri 12 years education nabo bagakomeza nibura bakagera nko ku cyiciro cya AE, kuko buri ko umuntu yiga niko no mu mutwe harushaho kugenda hafunguka haguka. Imyaka 3 rero mba mbona aho isi igeze n'aho u Rwanda rugeze ntabwo ihagije. Njyewe mpuye n'umuntu ubishoboye ufite ububasha, namwisabira ko ashyiraho na AE, abo bana wenda hakajya hakajogorwamo bakeya, ariko nabo bakagira amahirwe yo gukomeza, ko bose batajya muri zino kaminuza zisanzwe. Nicyo namwisabira nk'umuntu w'umurezi. Inama twavuze byinshi ku mwuga w'ubwarimu, ese ni iyihe nama waha abantu bacyumva ko umwuga w'ubwarimu atari akazi, bacyumva ko kuba mwarimu atari ibintu bigezweho, mbese bagipinga akazi k'ubwarimu? Ni iyihe nama wabagira? Inama nabagira, bagombye kumenya ko mwarimu ni uw'agaciro. Mwarimu ni uw'agaciro, mwarimu arabarerera, ntabwo bakwiye kumupinga, kandi mwarimu leta yaramuzirikanye iramuhemba nk'abandi bakozi bose. Rwose ndifuza ko imaje bafite kuri mwarimu bayihindura, mwarimu akaba nk'umukozi nk'abandi bose. Rwose iyo umubonye, ndetse nk'abo twe tuba turi mu cyaro, ariko mubonye ahandi mu mujyi wa Kigali cyangwa hehe, ntabwo apfa kubatandukanye. Iyo imaje nihinduke, abana babo babareke biga ubwarimu, baze bateze village z'iwabo imbere, ibigo by'iwabo, barumuna babo n'abandi bose. Umwuga w'ubwarimu n'inkindi yose wakira rwose, nta kibazo biteye. Bahindura imaje bafite kuri mwarimu gusa.
urakoze cyane. Aragira ati uko watekerezaga mwarimu, uko wamubonaga, imaje wamubonagamo cyangwa se ifoto wamubonagamo ihinduke. Uko wumva gutekereza mwarimu nabi mu buryo buri negative bihindure, cyangwa se tubihindure twese, reka twishyiremo. Ariko njye ntabwo ariko nari imeze, kuko mwarimu ndamwubaha, niyo mpamvu nateguye ino interview cyangwa se iki kiganiro, kugira ngo byibuze dufashe abantu badukurikiye n'abandi bose babitekereza ku buryo butandukanye, bumve ko mwarimu ari umuntu ukomeye, ari umuntu ukomeye ndetse kureza abandi, kuko buriya nta umuntu wese akera kuri mwarimu. Buriya nanjye uri kuri mikoro nahereye hehe? Kuri mwarimu. Perezida w'igihugu n'abandi bose bahera kuri mwarimu. Rero imaje bavandimwe badukurikiye, inshuti zacu, twari dufite, nimba hari abari bafite iziri mbi, iziri negative zihinduke. Ndabeshya tante, ndabeshya zihinduke. Uko niko kuri mbaye. umutumirwa wacu rero murabona ko arasobanutse, ariko hari ikibazo kimwe mwibikiye kandi mwese mutegereje. Niki? Dada cyangwa se Dani. Njye nitwa nikundiye kurenza dansi. Dada ni ryo muri kaminuza. Okay. Njye nakunze tante. Tante ni muri famille. Tante, dusoza. Niki wakoze mu bwana bwawe ujya wibuka kikagusetsa? Burya mu bwana bw'umuntu akora ibintu byinshi bitandukanye, ariko si niki wakoze mu bwana bwawe agakosa wakoze, cyangwa se akantu bavuga ngo agakoryo. Urabivuze ndabyibuka. Warakoze ujya wibuka kakagusetsa? Reka nkubwire kandi nkubwize ukuri. Mu bwana bwanjye hari ibintu byinshi nakoze, ariko ikintu ntajya nibagirwa ni ikosa rimwe nakoze. Gutiniriye. Ni nari umwana muto pe, ariko narinze ubwenge ho gake. Ababyeyi banjye bampamagariye rimwe, papa tuba turi mu cyumba kimwe ambwira ikintu muhereza. Director makimpamagara na mama barampamagaye, we yari ari muri salo, nawe ambwira ikindi kintu muhereza. Noneho bya bindi sinzi ukuntu abana baba tante kuri ba mama wabo cyane, nashatse guhita nirukanka ngo mbanze ajye guhereza mama ibyo ambwiye, kandi already ndi kumwe na papa muri shamba. Ikintu rero cyanangaje, mba numva ari n'agakoryo kanansetsa, ni ukuntu papa yakoze sinye yo gushaka kunkubita, ariko ntankubitse, ko mu bwana bwanjye ukonze ntabwo papa yigeze ankubita. Nari umwana wakuze utagira, nta mwana udakosa, ariko narageragezaga nkurikije n'abavandimwe banjye. Icyo gihe yakoze sinye yo gushaka kunkubita, ariko ntiyankubita, ariko nsubije ubwenge nyuma koko mpita mvuga ngo ese kuki buriya nari ngiye kubanza kwitaba mama, kandi papa ari we wari umpamagaye turi kumwe. Iyo mbyibutse mbitekereza nkahita mvuga ngo iyo ni ikosa nakoze, kandi nanjye ngiye gukora icyo bita ubwo babyita iki? Gutoranya, kugira gute? Ntabwo wabona uko byita, nta nubwo ari cyangwa wikundiraga mama cyane. Ubundi abakobwa bakunda ba papa wabo cyane, none ariko nanjye si uko nari mwanze papa wawe, kandi ahubwo ni wa muntu muhorana kenshi. Urabona ba mama nibo duhorana kenshi, nibo twabaga twiriramwe, nibo twagiraga gute. Nuko byangendekeye, ariko mbitekereje navuga ngo ririya kosa nararikoze. Noneho nkibuka ko icyo gihe yari agiye kunkubita, kandi mu buzima bwe atarigeze ankubita, yarenze yitahira atarankubita. Urakoze cyane rero Dansi, kuba wemeye kuganiriza abadukurikiye, natwe ubwacu turagushimiye. Murakoze. Ariko se nta kintu wabwira abakurikiye Menya Byinshi TV show? Ntabwo nabura icyo mbabwira. Ngaho ugira icyo babwira, hanyuma dusoze ikiganiro cyacu. Abakurikiye Menya Byinshi TV, ndabasuhuje cyane aho muri mu mpande zose z'igihugu, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba, ndetse n'abari hanze y'igihugu muri diaspora. Mwese ndabasuhuje cyane, kandi ndabashishikariza kujya mukurikira iyi Menya Byinshi TV, kuko hariho byinshi tuhamenyera. Nk'ubu mumenye n'ibibazo biba mu burezi bimwe na bimwe, mumenye
byagakwiye guhinduka, mumenye ko mwarimu ari umuntu nk'abandi, atari gakweto nk'uko azwi ku mazina ya gakweto. Nabashishikariza rero gukora subscribe kuri Menya Byinshi TV, kuko muzajya muhamenyera byinshi. Nanjye ndabikunda, ndanayikurikira cyane. Murakoze cyane. Arakoze cyane umutumirwa wacu Mukandasenga Dansira aka Dada Dani Tante n'ayandi yose menshi buriya arahari nuko atatubwiye. Inshuti zacu rero bavandimwe bamenya Byinshi TV, ibiganiro byacu nakagaruka, naho ubutaha mwibuke gukora comment, like and share, hanyuma mutubwire ese ubutaha niki twabaganirira, ubutaha niki twabazanira. Ubwashe tuwe twabazaniye debate, turabategereje. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao. Ciao ciao.